Gerard ndetse n'umukongomani baba ari mu Nzove bakora imyitozo cyane ni ku munsi w'ejo nk'uko benshi bagiye babibona. Ni umukinnyi akenshi tubonye umukinnyi ufite dread yego tuvuga utuye umuntu ni umuhatari cyane. Ubwo rero uyu mukinnyi navuga ko ni umukinnyi benshi baje batakereza yuko ashobora kuba ari umwataka yego, ariko rwose umugani wa muvandimwe ati nkaho bidahagije twaje kumenya ko ari mu mediateri nomero 6 nyuma yuko Rayon Sport yari maranye iminsi ikibazo bavuga bati nomero 6 ntago ari sawa cyane. Twese tuvuga tuti hakabaye haza ubundi muntu byibuze uza gutanga challenge kuko benshi nago bahuriza ku bushobozi bwa Ntarindwa kuri level nka ya Rayon Sport. Nanone benshi ntibahuriza ku bushobozi bwa Safe ku gihe amaze akirira ikipe nka Rayon Sport. Bavuga bati ntago ari neza umuntu yareba, ariko ukumva n'ubundi bose barahuriza ku kuba n'iyindi Rayon Sport ikeneye umuntu navuga uza gukina iriya role ya nomero 6. Ni muri urwo rwego benshi bahise bavuga bati ese nta kuntu twareba muri ba bakinnyi Paul Muvunyi yatwemereye ko azatugurira babi kuki tutashaka nomero 5 nomero 9 hari fare nganye. Ngiye umwe mu bantu twavuganye muri Rayon yambwiye uko rwose ngo umwatara batekereza ngo yazaze rimwe na fare nganye. Noneho ahubwo bakashaka nomero 6 kuko nawo n'ahantu hari ikibazo kandi ni utirigongo rwa equipe. Ariyo mpamvu uyu musore benshi ku munsi w'ejo bamubonye umusore ufite tushe nyinshi bitandukanye n'abandi bose bari bahari. Ubonaga basa naho bahunga imipira ahubwo akagerageza gukina mikeya aragusaba aragusanga. Ikintu nabonye kishobora wenda kuzagorana ni kote physique ye. Nabonye hari ukuntu ataragira fitness ihagije, onye aracyafite ibiro byinshi. Ikindi nabonye nuko ashobora kuba maze igihe adakina nta makuru se hano yaraturutse. Icyo namenye nuko ari umunyanigeria niba yakinaga izina bambwiye nabajije abantu babiri batandukanye kandi bombi bo muri Rayon bambwira amazina biratandukanye. Rero niyo mpamvu ndirinda kuvuga rimwe mvuga none ko numva bigaruka muri bya bibazo. Yego koko umukinnyi wenda niba buri wese yabonaga tushe yiwe, ariko nanone ntago ari byiza kuvuga ngo uzamutegereza ajye kujya kuri ritini uko akina se nitukwinjiyemo ejo bundi. wenda Chris namuhaye video idutunganyirize neza idushyirireho kuva aza kuri kibuga cyo mu Nzove kugeza atangiye no gukorana n'abandi abantu barebe tushe bamumenge bamubonye. Ariko rero icyo nabonye nuko umukinnyi mwiza nabonye rwose aramutse bafite nk'umutoza mwiza ya style ya Bonga kwa kunda ya Bonga yarameze ari umuntu ukugumaho ugukoresha akakwitaho bya nyabyo. Yabona udafite fitness ihagije aragukoresha we ku giti cyawe agukoresha byihariye bitandukanye. Rero n'ubu ngubu navuga bishobora kuzagorana uburyo Rayon imeze n'uburyo imyitozo bari kuyikora. Nataye nabonye afite kereka wenda niba zamenyerera muri competition hari ibyo bya bintu tujya duhora tunenga Rayon. Uriya abantu ntago babizi n'iki gihe window transfer ya Rayon Sport yo mu Rwanda ntigiye gufunga. Ubu rero nibwo yakabaye igiye gutangira pre-season cyane. Ako kantu reka tugasobanura. Rayon Sport mwibuka uburyo aba bakinnyi bagiye baza sibyo? Bwa mbere haje ba bakinnyi bari bafite amasezerano
mu ikipe yego ba Fisto ba Dama Bagayego batangira gukora nyuma hazamo abakinnyi baguzwe harimo n'abakoraga test yego uribuka ko hajemo ba Rivaldo hazamo Tony Kitoga n'abatambwe bari bamaze gusinya ubwo mu cyumweru cyakurikiyeho nyuma ya ndumva tambwe yaraziye ahubwo rimwe na Musore bo basinye mbere yego mu cyumweru cyakurikiyeho hatangira kuza babakinnyi noneho babasiniya bafite amasezerano ariko babasiniye yego nibwo haje bandi kuri yo Pasia n'aba Pape mu cyumweru cyakurikiyeho haza iriya timu y'abantu arindwa na barushemo ubwo urukumva ibyiciro bimaze gutambuka yego haza noneho n'aba Bedi basaga nk'aho aribo baje nyuma yego buri munsi turakira umukinnyi mushyashya ku wa mbere haje Paveri uyu munsi haje nomero 6 haje Rutahizamu buri munsi ubu abafone nganye bazazi ubu ngubu natangiye kujya mu mujyo w'umuntu witwa Yes, alright. ubu najya namwumva Meze neza. mbega iyo challenge ariko njye narabibabwiye aba bantu bamukemura ibibazo bye hanyuma bazamuchallenge vuga ngo bari kumubona izo karita bari kumupressinga kandi ibisabwa kugira ngo nyine bajye bamupressinga bo niba yarabyuzuye kubera ko twese twagerageje gukina ku mupira wenda ntabwo twigeze dukina ku rwego navuga rukomeye twarakina ariko mutekereze kuba buri munsi wakira umuntu mushyashya mu myitozo yawe ndivuga ngo agusubiza inyuma na babandi aho mwamugeze bigasa naho bidindiye n'ubundi mugasubira inyuma kuzamura wawe ngo mujyane n'ubundi rero niba biri bigende bityo umutoza arabona umwanya wo kubanza gutegura ibintu bye yego ahubwo ikibazo uwo mwanya murawuha muri iyo ntawo ngo wowe byakunda ko ubona none bagiye muri competition none ubona ko mugarukiye se niyukanwa ntazaba arenganye cyane nyine ni nabyo tuvuga ngo niba utahaye umuntu umwanya wo gutegura ibintu bye ngo nyine abishyire ku murongo kandi nyine ubona ko wenda ujye kumujija ariko nyine hari nyine ubona ko ntacyo wamwimye cyangwa se ntacyo utakoze we ni uruhare rwawe rwose wararutanze yego ntawe ubwawe inshingano zawe zose warazujuje hanyuma umutoza ukajya wamubaza ngo ese wowe harabura iki ko ibyo ngusaba byose nabiguhaye kandi wakabaye nyine ubona uwo musaruro yego none gute utamuha umusaruro ariko niba utaraho umuntu ibyo akeneye ngo ubimuhe kare kandi nyine abitegure igihe cyo kubikoresha kizagera cyo kuguha uwo musaruro byaragiye ku murongo niba utari kuzana abakinnyi bose ngo umenye ngo ntabwo uzakoresha none ukazana umwe hashira iminsi 2 wa wundi umwe waje nyuma amaze kujyana n'abandi muri squad yose ugatuma abandi babiri abo barasubiza umutoza inyuma nawe kujya kubitaho ngo abageze no ku rwego abandi bariho babandi aho bagakwiye kuba bari kujya ntabwo bari kugera cyane kuko abo bategereje ukareba umutoza nibyo nawe bamubwiraga Lotfi rwose bari guhita bamujije hakiri kare njye nawe babanza bamuha umwanya ariko ikibazo nabwo muri Rayon Sport uwo mwanya ntawo bazagwa nyine muri ya logique twavugaga yuko Rayon Sport ari bwo itangiye pre-season yego wenda pre-season ikoresha abakinnyi uzakoresha muri saison itaha yego rero iki gihe cyose imaze singira ngo yatangiye imyitozo hari ku itariki ingahe kurenye hari kurenye z'ukwa karindwi hari kwa gatanu yego kuri 5 kwa gatandatu ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi nibwo batangiye imyitozo nyuma ntihashize amezi 2 bakora yego aka kamwanya nibwo bamaze kumenya ngo squad tuzakoresha ni iyi kubera yuko isoko ryafunze batagifite ubushobozi bwo kongeramo abakinnyi ibyo ngibyo rero umutoza niba utari kwemera kuzamuha umwanya wo kubitegura igare yuko niba kumujijura umusaruro yego kubera ko atari kureponda mu kibuga
uzaba wirengagije fagiteri y'uko mu kibuga hari ibyo utamuhaye. Ari nabyo bintu tuvuga tuti Rayon Sport yakabaye ari ikipe iri ku murongo ugereranyije n'urwego iriho. yego ariko uko binagaruka ku bibazo bigiye bitandukanye ngiye mpora nibaza ubundi nk'ibyo uri kuvuga byo gutegura pre-season n'uburyo bagiye binjiza abakinnyi n'uburyo batangiye imyitozo n'uko bagiye baza ubundi mbere na mbere wakibaza aba bo baje baguzwe nande babaguze mu buhe buryo kuko ntabwo ujya kumbwira wenda nko mu kibuga hagati sibyo yego kuri nimero 6 ufite umwana witwa Roger wari umaze iminsi agutwaye yaramaze kumenyera usa nkaho murekuye yego ufite uwitwa Sefu uramuzi ko umwaka washize ntago yahojejeho 100% cyangwa se hari imikino mike wamubonyemo indi ntiwamubona yego ntarindwa nubwo umutoza yaramuzanye yego se umukinnyi mubi ariko si wowe amakuru uko nawe atamwemera umutoza yego nanza ko yarazanywe nande finale ngo ntabwo amwemera nawe yabonye bamuza yego bari abakinnyi bavuye muri Mukura ngo urushema nabwo kumwemera ngo nuko byibuze we asanzwe akina muri iriya back 3 ariko nawe rwose ngo yaza kuba ari recommend ntabwo ari bo yari guhitamo. none se byari ibintu nyine mba ntu niyo football yo mu Rwanda mpita manika amaboko nyine turi se uribaza niba umutoza avuga gutyo ku bakinnyi yatozaga hari abantu yego abakinnyi yatozaga kandi bakinaga yego noneho niba ari uko bigenze uribaza uwo muntu ukora izo recruitment ninde iby'umupira arabizi yaguze akurikije intego za ekipe njye nari mubwiye abo bantu bagera kuri 3 bari ku mwanya umwe yego uwo mwana uramurekuye n'ubundi abaje nta nicyo bamurusha njyewe mpamya yuko nakanamugereroje yaba bazi kumugumana nta kibazo baba bafite bakaba bamwasosiya undi muntu wo kuri karibure byane nyine tuvuga ngo akwiye kumwigiraho umunyamahanga ku buryo nyine nawe umwaka utaha ashobora kuzabanzamo ari umukinnyi wize wafashe isomo ariko ugiye kumuzanira ba bandi none b'abanyarwanda batamurusha urwego cyane urimo urakora iki ahubwo urimo uragwiza icyo bita kantite kuruta uko ugira karite cyane ibyo rero biraguhomba ugiye kureba muri Rayon Sport ari kantite na karite ni iki cyinshi kantite kuruta karite kandi ikipe abantu batumva ngo kantite ni ubwinshi bw'abo bakinnyi buhari ariko batari beza batari kuri rwa rwego rukeneye icyo rero kiba ikibazo kugira ngo wisange noneho urimo uritegura kwinjira mu mikino ya Confederation aho ugiye gukompeta hari ya myanya iriki cyangwa se y'ingenzi itaruzura yego utarayibonamo wa mukinnyi ukeneye uracyazana umuntu mu myitozo yawe uri bwambara umupira wa ekipe yawe ariko yambaye Jordan yego ubwo urumva uracyari muri ibyo bihe ntabwo bikunda ubu urimo urakererwa nubwo akora uwo mwitozo ariko ubu urimo urakererwa uribaza se niba wamusinyisha aragera kuri ritime y'abandi ryari biragorana ariko se ubundi bakwiye gufata wa muntu babanza gutindaho bakavuga ngo reka tubanze tumurebe kuri wa mwanya koko ukeneye ubundi hari ikintu bakoramo amakosa sinanzi ko bakoresha test yego sibyo ari naho byababyariye umusaruro ba Sarupongo n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye yego ariko byibura niba ukeneye wa rutayizamu ugiye gutegaho ibitego nk'urugero twarabona abantu bakavuga ati Arsenal irabura rutayizamu
ubu Manchester United irabura rutayizamu ntabwo izaza rutayizamu uje gukora test igasinyisha wundi ufite ahandi uri kubitsinda yego aze hanyuma wenda uvuga ngo umubackup wiwe ndamukoresha test niba wazampa 20 uyu nguyu ubanzamo wenda wazampa 10 yego yuzuze 30 ekipe nayo isaranganya ibindi tuzamukira aho ngaho ariko izi ngizi n'abandi bazagenderaho ni gukora test ubwo se azajya gukora test azayitsinde ajya kwisanga muri groupe imikino nyafurika yaje ejo we nutsindwa hajya uzavuga ngo ufite ngiyi kipe cyangwa umutoza hagiye n'abatoza agiye mbona baharengane yego nibyo navugaga nti nyine ubu ngewe Lotfi namugarukiye nyine Lotfi yego nawe nyine hagakwiye kuba harimo ako kantu wenda n'abafite nyine akagerageza uburyo abyaza umusaruro ukeneye muri Rayon Sport utagiye kure ibaza nawe buri munsi bagiye baguhinduraho mixer yego uza hano usanga mixer nshyashya na mikoro ahubwo oya kuri mixer wagiye kure hindura mikoro yari iri kuri mwishyire kuri kabiri ndishyire kuri cyane uburyo bw'imyicarire gusa birakuvanga noneho umukinnyi watangiye kureba tactique reba igihe amaze yego Abedi so umukinnyi waherukaga Abedi Kitoga bari baramusinyishije yaragiye yarakoraga ndavuga kuza muri iyi ekipe niwo usa nkaho ripotinze nyuma reba gap irimo n'aba bandi baje ibaze asa nkaho yari yarisetinze byibura hari maximum amaje kugeraho noneho kubitaho bakinnyi uzongera n'abafoni bamwe nubwo bari muri ekipe rego umwaka washize ntabwo rero wabakoresheje yego baraza bushyashya ni se rwose ariko wenda ku makuru dufite nuko nyine abo babiri bari umunyanigeria n'umukongomani ari umwataka na nimero 6 tipike n'ubundi harimo n'umwataka n'umwataka na nimero 6 wenda mane ni rutayizamu yego umukongomani ni rutayizamu mbonye ko ni umusore rwose nawe siko nabonye tayari nk'iya iwobi muramubona Alex Iwobi nk'iya video njye nabonye Samuel Chuka Iwobi nawe afite nanjye nakibonye ndavuga nti iki kintu ni kibi cyane rutayizamu se uriya mu mediateur uravuga benshi bamwitenyije bari kubatandukanya byari byabananiye ariko kuvuga bati uriya niwe mwataka yego kubera cyane ni kibi cyane ni afite imbaraga akora aresha nka Sekiganda urabona ko cyo kimurushaho ikintu gifite imbaraga sharp ngewe no buryo namubonye afite tushe nyinshi kereka ari bibaye nyine byo ya kwa kundi baza badakina batari basanzwe bakina bari bamaze igihe uko ndaba kwa Chris ntaze byari byo nare kuba ndeba tushe z'uburyo agenda ukoraho gake ako wenda tugiye kora nyine n'ibyo Rayon Sport yayikeneye hari mu kibuga n'ubundi nomero 6 mbere twavugaga wenda bazana umuzamu cyo baracyumvise barabikemura tukareba tukabona hakemuza mucuti wa azanye umuzamu basimbuza mucuti wa mucuti wanjye kwiri mucuti wawe Dirisa kuyate ko nababwiye ngo afata umupira ntoki zidafashe ngo hoya ngo bamuhe umwanya ntimwamubonye umwanya ntibamubaye umwanya wo kumutamaza cyane niho mwamusabiraga ahubwo muri abana babi cyane rero kuvuga ngo ntakirimo nyuma kubona uburyo afata umupira gutya navuze ntakirimo ngo bamuhe umwanya ubwo nimwe mwamutamaje wenda nyine iyi Rayon Sport numero 6 na numero 9 nibo twavuga nyine basa nkaho bakeneye muri squad ntabwo cyaba ari ikintu kizagaga kugeza kuri ubu ngubu numero 9 na numero 6 rega ni ibintu byigaragaza ni ibintu twagiye tugarukaho umunsi ku munsi kuko niyo myanya byibura ubona ko Rayon Sport yari ifite ikibazo kugira ngo idanangire cyangwa se ifunge imyanya izajya ku Rwanda mpuzamahanga yego byibura ibasha gukompeta ariko nanone ikintu twagarutseho hari gukemura icyo kibazo ariko hari no kugikemura mu buryo watinze kuko buriya football yego ni umukino ushingiye ku kumenyerana je collective yego rero mu gihe abantu bataramenyerana bizakugora
yego niyo mpamvu rero ibyo byose twarimo tuvuga kugenda bazana abakinnyi mu byiciro bigiye bitandukanye ibyo bintu biragora rero Rayon Sport icyo ikwiye gukora ni uko nk'uko bavuga b'abanyasenegal yego ntekereza ubundi bavuga ko uno munsi udashobora kurenga ariko ni ukuza gutegera tukareba ko bitarenga kino cyumweru ariko byabibabaje ko aba bose baboneka bamaze kwinjira mu kwezi kwa 9 kandi ariko bafitemo ekipe iyo mu gihugu cya Tanzania yasi kandi ubona ariho byerekeza nyine nizo mpungenge cyo kibazo gikomeye birabe ariko ubundi bisubizo byari byiza ko baba bagiye kuzana Rutahizamu bakabona n'uwo mukaseri ariko se kumwinjiza kwentegara muri Swadi birakorerwa ryari niyo mpamvu bari bakwiye wa muntu wari usanzwe ukina uhita aza ahubwo abanza kugira gute kuvuga ngo mu kibuga tactically ndajyana n'abandi gute atakuvuga ngo ubanza umuzamu umara kumuzamura fitness abone kwinjira muri systeme ariko wenda hari igihe wenda n'izo factor chances zikora mu kibuga umukinnyi akaza nyine ntibibatindire kuba yahita ajya mu mukino n'ubundi agahita awuzana kuko baje busanga uburyo akinamo cyangwa se profil nyine uburyo akina uburyo ahagarara muvoma ze ugasanga wenda ugize amahirwe umuntu ugiye kumukinisha nka Bedi n'ubundi mwataka bakoranaga mbere naho yakinnye mbere ugasanga muvoma zijya gusa n'izo mwataka n'ubundi mushya mu ko nabyo nyine bita bikwihutira ari n'abantu biyentagara vuba n'abantu ba adaptation bitewe n'uburyo umukoresha nawe agahita ajya muri muvoma ari abantu bidatwara umwanya munini kugira ngo yiyentagara ariko Rayon Sport yakabaye ibi bintu bigera iki gihe yaramaze kubisoza kubera ko rega ntuzajye tunikomplika turi gutekereza ibi bintu cyane yego byose bigaruka kuri cya kintu tuvuga ikipe nka Rayon Sport ikipe nka APR cyangwa ayandi makipe akomeye yego yakabaye afite directeur sportif directeur sportif ni ubafasha kumenya ngo dukeneye uyu mwanya bitewe na saison dusoje uko tuyishoje ndabona dukeneye kanaka yego ndabona dukeneye uyu n'uyu yamara kuboneka tukaba twajya kuri cya kindi kivuga ngo noneho arava he ubwo season irarangira bagatangira kureba noneho mu yandi makipe yego profil isa na yindi bifuza isa na yindi bakeneye yego sezi karangira baratangiye kuvugana byibuze bahita babasinyisha ku buryo bazatangira pre-season bafite babakinnyi bose bifuje ababashije kuboneka bose bahari yego ariko se mbwira nk'ubu nka Rayon uwo yifuje yabonye ninde Abedi Abedi byarabakundiye ariko se wenyine nyine ko ari cyo nabwo mba mfite icyo nakwita nk'impungenge ese ubundi buri Abedi we bamwifuzaga muri buriya buryo nibyo kwibaza nabyo ntabwo ari buriya rero mva bashaka nk'imyaka wenda byari ikintu kugeza ko runaremera kuri Abedi gusinya umwaka umwe sinzi uko nabivuga gusa nabaye disappointed cyane wenda nzi ko bagiye kumubika nk'ibiri wenda akaba ari hariya ibindi bakabibara ari hariya kuri miliyoni 25 oya ibyo byo babiri bari kongera amafaranga bari kuyongera Abedi agasinyari wenda sinzi ariko byabafasha nabwo bijyanye n'uburyo nyine bakeneye aba bakinnyi kibazo se barabasinyisha urajya gusinyisha umuntu amafaranga azayabona mu mezi abiri ari imbere ugira ngo ibyo umusaba byose azabyemera nibyo kwibaza nabyo ntabwo azabyemera cya kintu ni nka cya Iwobi Iwobi neza wamubonye Alex Iwobi yataye ya Iwobi amusomba n'imisatsi Iwobi se uyasomba Iwobi amakuru ufite yabona Iwobi n'umusomba Iwobi ni muremure
Obi ntabwo ari muremure cyane, ni muremure kuba ari muremure ariko yewe ni muremure cyane biragaragara. ubwo Chris namumuhaye ko bajya kumera kimwe kabisa, urabona ko Rayon Sport ari sawa, gusa akipe yacu nibyo umuvandimwe Govinda yaravuze. Mundi amezi cyangwa se phase retour, sibyo na phase retour, ubundi ekipe bigomba kuba ifite icyo bita scouting, ku buryo muvuga ngo dufite projet imeze gutya, dufite umutoza ugomba kuhita uyoboramo. Noneho mwebwe ikintu mukora, ya kipe ishinzwe scouting igenda ireba abakinnyi bagiye batandukanye bafitinga muri cya kintu cyane. Yego. Hanyuma rero season iyo igiye kurangira, abenshi muba mwarabaganirije mukabona abo byemera bijyanye n'ubushobozi mufite, yego, mukabasha kubinjiza muri ekipe. Apana kuzafata bariya ntibazakubeshye, buriya nko ku mugabane w'Uburayi ntabwo ikipe byuka ngo iratekereza ku mukinnyi ngo ihite imugura, bishoboka, ntabwo bikunda. baba bafite runono bagiye bamureba bakabika dokima, yego, kavuga ati uyu mukinnyi yafitinga mu bintu byacu. Nuko se abatoza bacu ntibamara kabiri, niba bataramaze kabiri kuko wenda badatanze uwo musaruro, ntitugire n'abo ba directeri ngo byibura bakurikirane ibyo bintu, abo batekinisiye bazi umupira kandi aba legend barahari. Urumva bakwiye kugira gute, bakwiye kugenda bakabarebera izo mpano kuko bakinye n'uwo mupira. Ariko ikibazo imisinyishirize yacu, ugasanga umuntu bamuhaye umwaka umwe, ese wa mwaka nafatisha agahita yitwara neza, azahita yigendera. Yego. Ugasanga nyine nta nyungu bari gukoreramo. nyine nibyo tuba tugarukaho. Iyo Rayon Sport ifashe umwanzuro igasinyisha Abedi umwaka umwe, nibyo rega binagera no muri iyo situation, nibyo bijyana amakipe muri izo situation zo kuvuga ngo turashaka abakinnyi ariko buri window dukeneye abakinnyi zajya tugura. uzi impamvu se? aka kanya Rayon Sport ntizinyishije nk'abakinnyi 12 ahari, abo bararengaho, nabo ni bakeya. Mu mwaka utaha uzajya kumva wumve ngo dufite abakinnyi 8 ngo basoje amasezerano, ngo abakinnyi basigaje amasezerano, wenda ngo ni Paul Sindi Jesus, ngo na Fabrice, ngo na Iradukunda Pascal. Yego. Utunyaza uti si ibintu bigenze bite? Wumva ikipe isubiye ku isoko hazero, kandi uyu mwaka batanze amafaranga menshi no ku bakinnyi benshi. Yego. Buri gihe tukajya duhora tuvuga ngo basinyishije aka kamwanya ni bakoze test. Mukinnyi yavuye muri test ninde? Wayivuyemo? Ubu uyu mwaka bakuyemo muri test zose bakoresheje muzima se? Yego. Haro basinyishije se ubwo wakoresheje test? Wenzi ntaki. Ese ubwo byamaze iki? Yumve bya bintu tugumamo ngo abarero bagahora bumva ngo dukeneye guhora dukoresha test ngo abakinnyi baratubeshya, ariko mukirengagiza yuko nubwo mukoresha test, yego, bibahira rimwe na rimwe, si buri gihe bizabahira. That's why mvuga ngo niba ubonye umukinnyi, yego, mwiza, ukaraba mwiza kubera ko wamuscoutinze, musinyisha igihe kirekire, byibuze nunamugurisha hazagira ikintu kivamo cyane. Esoma Onana ntago mwumwibuka, si yavuye muri test? Yego. Yamusinyishije amasezerano y'imyaka 2 kandi yabemeje, ntiyagiye muri Simba se ibihumbi 80 bamuhaye by'amadolari, ntiyabikubise umupfuka. Yego. Ese ubwo rero yungutse iki? Niho tinyiranye. Buri gihe rero tuzajya twisanga muri ako kaziga, turasinyisha, ariko kubera ko dusinyisha abantu tutizeye, twisanga twabasinyishije igihe gito,
yego bamara kuza bamara kuba successful bamara kongera gusubira ku rwego bagahita bagenda twe tugahomba yego uvuga ngo ubu baraza niba ari na karere yari yarasubiye hasi cyangwa se urwego rwe rwasubiye hasi akayizamura akaza ukamufasha kuruzamura urwo rwego yamara kongera kugaruka muri wa murongo we mwiza cyangwa se nyine hahandi heza agahita yibonera andi makipe yongera akigendera. Rega aba bakinnyi barazimenye zino ekipe yego bazi yuko zakira abangaba bakora test cyane cyane cyakora cyane nshimira APR nta bya test yego irakugura ibikuze wenda flopping ariko yakuguza yego ariko ubu ngubu ntago wayigira inama yo kuyikoresha test oya burya test je nta kipe nayigira inama ese ubwo test udafite ubushobozi kugura batanu akaba ari bwo ukuramo umwe oya reka mubwize ukuri buri impamvu nawe biba scouting nabi nayo harimo scouting mbi igahita bihuriza sometime no kuba hari n'umutoza utari bube mwiza yego kuko nk'ubu ngubu nk'abahari ntabwo ari benshi bakubera ababipe wajya kureba ari nka 2-3 ahubwo rero aya ma ekipe yacu nicyo kibi barayamenye aravuga ati ndaza muri iyo ni ikipe ifite abafana benshi ndasinya umwaka umwe ndaboostinga buri mwaka byibura iyo byanze nta gikombe twaye dukina imikino nyafurika yego ndagaragara niho ngiye kubona nimurika cyane ekipe zirata zinshaka ni ntajya Sudani barabone ntajya mu Barabu ndajya nawe za Tanzania cyangwa n'ahandi rero agahita aza kwimurika yamara kwimurika kwigendera mwebwe rero mugasanga ntabwo kuri level yiwe arimo arabumvisha ukuntu abarenze urwego kandi ari mu mwamuhaye iyo platform yego yo kugira ngo yongere balance kariyeri ari mu by'ukuri yarasubiye inyuma kuko ntabwo wambwira ngo impamvu ugiye test ntazeme niba yiyamenya ko yari umukinnyi wa hatari kucyamara icyo gihe cyose akajya n'undi ujya kwemera test wowe urumva hatarimo akantu karimo ke nuko byibura niba wari n'umuhanga nta kibazo ndabyemera ushobora kuba uri n'umuhanga ukayikorera test yego barahari ariko buriya hari akantu none kaba karagabanyutseho icyizere ubutakajwe Eida kuko uba waragize ikibazo cy'imvune cy'igihe kirekire cyangwa se nawe uzi ko urwego rwawe ruri kugenda rumanuka bitewe wenda n'imyaka n'ibindi bigiye bitandukanye nk'amakuru ngewe nabonye ku munsi w'ejo umwatakaje wakoze amaze mu Rwanda hafi icyumweru yaje kuwa 4 ukamubwira ngo najye mu myitozo akavuga ati oya ntabwo ndi gukora test Pepane noneho baramwihorera yaravuga ati usero uzaca he agira we yemera kuza gukora kugira ngo mburi ntama n'ibyuma reka ngende ariko ubwo nyine byose bishingira nyine kuri ya makosa tugenda dukora rimwe na rimwe akadukostinga navuga mu buryo burambye yego kandi twabikoze mu buryo navuga gusa naho bworoheje ubona abantu badukurikiye muri comment batubwira uburyo babyumva yego Rutifi aka kamwanya niyo gutomerwa hishyamba ngo yatsinzwe na Yanga buri munsi bamuzanira umukinnyi mushyashya yego baratubwira nabo batubwire yego ariko nje ku bwanjye Rutifi kugeza kuri ubu ntabwo ngewe navuga ngo byose turabimwigikaho ariko ntibazi ko twumva n'ababareyo kuvuga ati aba bantu ntabwo barimo barwanya ko buri kanya dusinyisha oya gusinyisha ni kimwe icya mbere muzi imyanya ifite ikibazo yego iyo rero yagakemuwe vuba na bwangu noneho bakahita bitegura gurupe ikaba hamwe noneho ku buryo umwuka ubumwe bakazagira gute buriya ngende gutanga urugero kuri Mukeba buriya nubwo biri kwanga yakwiswe n'iyi mikino no mu nkera y'abahizi kabiyanyuma ariko Swadi ni imwe nta wundi uziyongeramo cyane irerega ntago twe twarwanyije yuko basinyisha yego ariko iyo test niba tubonye ko bamaze gukora amezi 2
yego bakaba barakoresheje abakinnyi batari munsi ya 40 teste bakaba nta n'umwe basinyishije iyo teste si baringa ntibaringa cyane nyine urumva teste ntibatwaye umwanya w'ubusa teste ntacyo ziba zarabafashije ibyo ngibyo niba ukoresha teste wakoresha teste ntagire umusaruro ubonamo nyine urumva ubwo hari icyo cyangwa se hari icyo uri gukuramo mvuga ngo nibashyireho umurongo wenda ntituvuze ngo bawukureho nibawushyireho ariko bavuge ngo ni teste zigira icyo zitumarira cyane cyase niba bareba umuntu ukora izo selection byibura akavuga ngo twazanye 5 nibagenda hasigara abo 2 nibo tubona wenda harimo ikintu cya physique wenda tuyikoreshe nayo turebe ko hari cyavamo aho kuko bavuga ngo wapi bakazana abakinnyi 10 nabanga muri teste bikangira nta n'umwe ubundi cyangwa niba bashaka kuzajya bakora teste bakoresha ama teste yego bazafate season ikimara kurangira wenda byibura ya equipe ya mbere yabo hari abafite amasezerano itaratangira imyitozo bura nk'ibyumweru 2 bashyira itangazo hanze ufite ubushobozi ubundi test iba mbere naze akore test noneho umutoza niba ubuzi ya myanya bafitemo ibihanga noneho aba ariyo yibandaho areba abakinnyi bari ku rwego noneho cyagiye ekipi izajya kuza icyumweru cya mbere azabashyiremo babandi yakuye muri test abasosiye kuri ekipi hanyuma areba avuga ati abangamba bahuje na ekipi yanjye isanzwe barampiki naho kuvuga ngo ugiye uzana Gaga mbwiye uyu nguyu ndamuzanye Raka mbwiye uyu nguyu ndamuzanye Govinda mbwiye uyu nguyu ndamuzanye hari n'abizana byo muri test ngiye niberaga umunyanigeria hari umunyanigeria ukina hano mu Rwanda ni inshuti yanjye cyangwa no muri famiye wamugerageje nakinnye umupira nanjye wampaye amahirwe ngana ngo tukareba ati ariko se koca waza nkako sibyo byazarangira ryari yazatanga uwo musaruro ntaho wazagera biragoye ubwo Rayon Sport nuko bimeze ariko navuga ngo ngiye kugeza kuri ubu ni ikintu cyiza kuba bareba nyine aho bakeneye ubundi recruitment no kuzakwe kuba zarakozwe bakicara hamwe bakavuga ngo twebwe dukeneye aba bakinnyi nomero 6 mu izamu ndetse na nomero 9 tukabagura aho kugira ngo twigwizeho umubare munini noneho tukaya tugura ubundi arukuno aya masoko n'ubundi mu Rwanda akora tugiye kugura abakinnyi dufite imyanya 3 tukumva ari muri Mukura hari umukinnyi warangije amasezerano ariko ukina neza nyine w'umuhanga wenda akina nomero 8 tipike kandi abo dufite turamwizeye nta kibazo tumufiteho tugenda tukagura wa mukinnyi kandi umwanya dufiteho umukinnyi ugasanga rero nuko byagiye bigenda n'ubundi muri Rayon Sport ariko wenda navuga ngo byo byabafasha n'ubundi bijyanye nuko iyo myanya ariyo bakeneye abakinnyi cyane ubwo muri Rayon Sport sibyo cyagomba kumenya ngo nabo bakinnyi babo bari mu myitozo ya Senegal nta ushaka kubavuga oya tube tubaretse nabo natwe tube tubaretse sasa nayo mbonamo abatangariza nyine nayo mbona ngo kwa kabiri kwa gatatu ejo nababwiye ngo iki ndabyibuka ibyo watubwiye sawa ndabizi neza urabizi neza ntabwo bazaza ngo mbiyoberwe ari nzabimenya mbere yuko baza bagiye kuza ariko kumbwira ngo ukuntu bari buze ntabwo byavamo ubwo nuko bimeze reka tubanze twamamaze gato twagaruka mu kanya k'isi n'ubundi by'urubanza cyangwa se gusomerwa imyanzuro ari ku rukiko rw'abavandimwe n'ubundi bari bakurikiranyweho ibyaha by'amafaranga ya APR ari na Sebwato muri APR n'ubundi nabyo turaje n'ubundi byose turabishyira hano tubabwire n'ubundi